nari mfite inshuti yanjye twari inshuti cyane. Jimmy yari umwana mwiza, yari umwana mu bakire, buri kimwe cyose yari agifite. Ko yabona ubukene mfite cyangwa se yabona ukuntu nibereyeho, akamfasha rimwe na rimwe, akamamagara akambwira ngo ino mu rugo twatetse nawe uze dusangire. Ibyo ngibyo yabikoraga iwabo batabizi. Jimmy yari umwana ufite umutima mwiza cyane ku buryo nabo twahuranaga nabo yababwiraga ko tuvukana, mu by'ukuri tutavukanaga, ariko bose baka confused y'ukuntu rimwe na rimwe nabaga nsa imyenda nambaye n'uburyo nitwaraga byari bitandukanye nuko we yitwaraga. Yari umuhungu uri sharp, yari umusore rwose abantu bakundaga, abakobwa bakunda, ariko ngiye cause I was poor, rimwe na rimwe abantu nubwo bambonaga twajyana turi kumwe, rimwe na rimwe bakavuga ngo ndo umukozi wo mu rugo uri kumwe nawe, ariko nyine ibyo nabyite bakambwira nukuri uzagiye byihorera, ibi ni bisanzwe mu buzima bibaho, akanyereka ko nanjye n'ejo bundi nshobora kuba umuntu ukomeye. Wo barabakire, bafite amazu, bafite business, buri kimwe cyose bari bagifite, ariko mu by'ukuri to me I was poor, nari umusore uraho ngaho ntanjye ntazi icyerekezo bitewe n'ubukene twiberagamo ngiye n'ababyeyi wanjye. Nari mfite mama wenyine, papa wanjye nawe wari uhari, niwe wakoraga buri kimwe cyose, atuprovidingira buri kimwe cyose twari dukeneye. Ariko nanjye uko Jimmy twagendanaga niko yamaga udufaranga nka savinga. Rimwe na rimwe twajyaga no mu birori, abantu kabona bafashe Jimmy bamushyize ku ntebe z'imbere bakamwitaho, kuko ngiye bari bazi ko ndi umukozi wo mu rugo, so kuko nyine abantu benshi bari baramfashe gutyo, nanjye nta braminga, tukajyana. Rimwe na rimwe nkumva nakwigumira mu rugo, ariko Jimmy ati ngwino uyu munsi turajyana kuko iyo turi kumwe rwose mba numva nyine ndi safe. Nanjye nyine yaranyishimiraga. Umunsi umwe rero turasohoka, dusohokeye ahantu nyine bari badutumiye, Jimmy bamutumiye. Urumva rero kutumira Jimmy, nanjye yahitaga ambwira tukajyana, akambwira rero ngwino tujyane kuko iyo ndi njyenyine mba numva ndi bored, ariko wowe nabonye rwose uri cool, nta kibazo cyawe. Abandi batipe tuba turi kumwe baba bashaka kundya amafaranga, ariko buri by'ukuri wowe ukomeze uratandukanye. Namubwiye okay nta kibazo Jimmy turajyana. Se Jimmy kubona ameze gutya, we nta kibazo, ibyo nubyiteho, n'ubundi abantu se ko batajya bashima, n'ubundi nanjye binambaye ejo n'ejo bundi byambarwa n'abandi ntawamenye. Turagenda nyine tujyanye, bahita bafata Jimmy bamushyira ku myanya y'imbere, baramwishimira, batangira kumuhamagara, ugasanga nyine nge ndironiri nta n'umuntu uri kumvugisha, abakobwa basagariye Jimmy bari kumwitaho. Of course yari umwana wo mu bakire, ibyo ntago nabitindaho, ariko ngiyewe nahitaga niyicarira ku ruhande nyine kuko bari bazi ko ndi umwana nyine wo mu bakene, cyangwa se ndi umukozi wo mu rugo, niko abantu benshi babifataga. Ariko Jimmy yababwira akababwira ngo this is my brother, he is my big brother. Niba byemere ngo se Jimmy wagiye ureka gutubeshya, ariko nyine akabihorera, nawe nyine yangaga kwirirwa basobanura ibintu byinshi. Ariko rimwe nkicuza impamvu mba nakurikiye Jimmy. Ubundi Jimmy mukurikira nk'iki ko n'ubundi iyo ngiyemo banyirukana, bamfata nk'umuntu nta cyerekezo, bamfata nk'umusazi, ubundi mbanja hehe, wazya azajya ubireka nkigumira mu rugo. Nyine ndaho ngaho nyine nibwo nahise maguruka ndagenda, ndavuga nago nazajya mpora niruka inyuma ya Jimmy, kandi ubundi ngewe bamfata nk'idage. Mu by'ukuri niko nabibonaga. Ndataha, Jimmy yaranshatse iryo joro twasohotse, aranshaka aramamagara telefone yanjye, nyine nta nubwo nashakaga kuvugira kuri telefone bitewe n'agahinda nari nkuye aho ngaho, nibaza ese ngiye nzaba umugabo ryari, ese ngewe nzafatwa nk'umuntu udasanzwe ryari, ko abantu bose babambonamo ko nta kintu mfite. Ariko mu by'ukuri suko byari bimeze, nuko ibihe byanjye byari bimeze gutyo, nuko nanjye ntari ntarabona izuba rindasira ngo hagira ikintu nakwereka rubanda ko nshoboye. Icyo gihe nyine Jimmy byaramubabaje, ahita amamagara arambura, ambuze nibwo yaje mu rugo, asanga nyine niryamiye. Ati kubera iki waje hano kandi twajyanye? Ati Jimmy numvaga nananiwe, numvaga nshaka kwiryamira. Ati se ko nani inzoga wanyweye, hayi kubera iki wakoze ibi bintu? Ati nukuri numvaga nananiwe. Mu by'ukuri narimo ndamubeshya, nagahinda kari muri yewe, ariko nago nashatse kubimwereka. Jimmy nyine arataha, ariko nyine asigarana ikibazo gikomeye cyane. Umunsi umwe aramamagara ati ndashaka kubwira ikintu, hari ahantu papa ashaka konjya kandi niwe wanyoherejeyo, nta muntu n'umwe nzi, kandi ndumva ntabishaka, ndumva ntashaka kujyayo. So hari ibintu agira ngo ngende mbereke, nereka campany yiwe ashaka gufungura nshyashya, kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe mbiziho, wambabarira ukaza nkabikwereka. Nabonye uri umuntu usobanutse, nabonye ibintu byo gufata mu mutwe ari ibintu byawe, kandi uzi no kuvugira mu ruhame, uzi kubwira abantu, kandi wemye ntabwo bufite, wambabariye ukazabinkorera ko ngewe numva ntabishaka. Nahise ngira ubwoba, ndavuga Jimmy are you serious? Ngiye nta kintu nzi, uramfata ukanshyira muri ibyo bintu, urabona nzabishobora? Ati ngwino nkwereke. Nibwo nanjye navuze ukereka reka ngende uko yabishatse.
byimbitse kuko nyine nta muntu n'umwe wari uzi Jimmy, nta n'umuntu wari unzi aho ngaho aho yaragiye kunyohereza. So naravuze ngomba kubigerageza. Urumva rero papa wa Jimmy yaramwohereje kuko yaramwizeye, aravuga muhungu wanjye niwe nzohereza, ibintu byose azabikora. Nibwo Jimmy yamamagaye arabinyereka projet yose uburyo ndi bu present imbere y'abantu y'abakire, yarabimaye ngenda mu izina rya Jimmy. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe waronze, nambaye imyenda ya Jimmy, nambaye ingofero, nkitwara nk'umukire nyine. Icyo gihe nagerageje kugenda nka Jimmy, ibikorwa nahise ntwara na telefone ya Jimmy, ibintu byose na controllingaga byose kuri telefone. Papa wa Jimmy yanyandikira nkamusubiza kuko yari yamaye byose, ama password y'imbuga nkoranyambaga zose yari yazima, so I was access kuri zose. Nibwo nagiye ntangira gukoresha ibyo bintu bye byose. Project baranyandikira nk'umwana wa boss, nobody knows me, na muntu warumzi icyo gihe. Ndagenda kuri stage ndatangira bamakaribu, mfata umushinga ndawusobanura neza, mbikora neza. Abantu bose bati wow, mu by'ukuri nge nari mfite ubwoba ndi gutitira, naba warifu papa wa Jimmy abimenye nditwara gute, ndabigenza gute. Nibwo noneho nanjye nihaye imbaraga, ndavuga noneho uziko nabikora se, nangira kubikora, kuvuga neza. Abantu bose barahaguruka batangira kuma congratulation, bwumva baranyuzwa, ba boss bati tugomba gusinya iyi contract ni campany kuko ndabona this project is very nice. Abantu bose barankunda birandenga, nanjye ntangira kuvuga wow, uziko byambera, sinangira kwitwara nyine nk'umwana w'umukire kandi byari ibyahehe kandi se ari ibya Jimmy. Nibwo nagaruye umutima ndavuga reka nshiringe down kuko ibisi byanjye naza gutwara umugisha atari uwanjye. Nibwo nyine nanjye nakomeje kubibona koko ari ibintu nyine ngomba gukisha bugufi, abantu bose bataza bansagarira bazi ko ari Jimmy ndiyoberanya. Nahise nkora project mitangira iki mitanigendera, nihuta cyane ninjira mu modoka kugira ngo abantu bataza kumbaza ibintu byinshi rimwe na rimwe nkabiyobya nkavuga ibintu bitagize iki bidakwiye. Nibwo telefone yatangiye guhamagara cyane, papa wa Jimmy arahamagara anyohereza message ngo Jimmy kutamfata kuko yarazi ko ari Jimmy nyine ufite telefone. Nibwo nahise ngenda nirukanka cyane mitansanga Jimmy aho yarari, aho nari namusize. Ati we yarandebaga nyine ku buryo nabikoraga neza, ati Jimmy ndaje rero ibintu nsoje kubikora. Akigera aho ngaho nkimubona ati bro wabikoze neza cyane, ntago nizeraga ko ari kuri wabikora. Arishima cyane, nyimuha telefone. Mama we papa we yari yahereye karamamagara, nanga kuyitaba. Ndamubwira rero Jimmy papa we yamamagaye kuva kare, ariko iyi telefone no kuri nago nayitaba. Akira nyine umubwira as long as uzi ibintu wari wagiye uzi ibintu nari nagiye gukora, nawe wamubwira ati se byarashaka iki. Kandi nibwo yafashe telefone aritaba, akimuhamagara ati mwana wanjye congratulation wabikoze neza, ndi kubona feedback hano muri telefone zanjye, bari kumbwira ko wabikoze neza, bishimye. Twabonye abaterankunga benshi, abantu benshi bakunze umushinga, project is very successful, barishima cyane. Jimmy araho ngaho nyine nawe byaramurenze, nanjye nti ese koko byaba ari byo. Abantu bose nyine byarabarenze. Arangije aravuga okay papa nyine nagerageje kubikora neza, ngo niyo mpamvu rero ugomba kumemba. Ati mwana wanjye icyo ushaka cyose ndakiguhereza kuko unyeretse ko urushoboye kandi uri intwari. Mu by'ukuri Jimmy nago yari we kumbere nge wabikoze. Jimmy ati none se papa igihembo cyanjye uzakimara? Ati mwana wanjye tegura umunsi kuko uriya munsi wanshimishije, niwe munsi ninjejeho amafaranga menshi kuri konte yanjye, kuri konte zanjye zitandukanye. Amafaranga yabaye menshi, request ziba nyinshi, abantu bifuza gukorana nanjye ari benshi, so ndaguhemba nokuri. Ati nta kibazo. Nibwo Jimmy yansohokanye ahantu tagenda twicara tunywa agakawa ku mugoroba. Ati rero wabikoze neza, wabikoze neza nokuri, birabiro nge ntago nari kubishobora, ariko binyeretse kuri inshuti nziza. Nibwo yahise amereza amafaranga yamaye miliyoni 2 ako kanya. Nanjye nzibonye ndavuga ese izi miliyoni zaba ari zanjye. Ati nta kibazo. Ati amafaranga twinjije uriya munsi konte zacu ziho amafaranga arenza yangaya inshuro nyinshi cyane, kuko watweretse imbaraga, utwereka ko ushoboye mu by'ukuri. Nubwo wabikoze papa azi ko ari ngewe, ariko no kuri waranejeje kandi n'ababyeyi banjye ndabizi neza ko byabashimishije. Nibwo nyine twatandukanye turataha. Nanjye urumva ubukene natangiye kubusezera iwacu, mbitaho mbagenera icyo bashakaga. Nubwo nyine nari mu bukene, ariko ntabwo nari umusore mubi. Natangiye kwiyambika, nangiye kureba ko wenda ejo nejo bundi byahinduka. Hashiyeho icyumweru Jimmy yaramamagaye ati ndagushaka uyu munsi mu rugo. Nahise ngira ubwo buryo yabimbwiyemo ari very serious. Ndavuga ese baba baravumbuye ko ari igihe wakoze biriya bintu, ntago nabangiye gushyirishamo Jimmy. Nibwo nahise nanjye nyine nitaba, urumva umwana ukwitaho, nahise mwitaba cyane. Bitangera iwabo, nkigera iwabo nyine nsanga
papa we na mama we baricaye bari seriye baricaye cyane birandenga ndavuga noneho ibi byo ndabitwara he ndabisobanura gute kuko nari mfite ubwoba cyane nyiraho ngaho nyine Jimmy nibwo yahise amamagara arambwira ngo urabona aba n'ababyeyi banjye iyi ni famiye yanjye uri kubona mu by'ukuri ahita abwira ababyeyi ngo babyeyi murabizi ko biriya bintu nakoze atari ibyanjye already yari yarabasobanuriye ku buryo byagenze ariko ababyeyi bifuza kureba umuntu wakoze kare hagashya gatuma campany yunguka agatuma projet nari ngiye kubabwira abantu bose bayikunda miliyoni zikinjira kuri konti zabo barangije baramamagara nyine nibwo bamamagaye Jimmy ati uyu muntu niwe ubyihishe inyuma niwe watumenye bino byose biba ababyeyi birabarenga barishima bati wa mwana we wadukoreye igitangaza ngo kubw'iyo mpamvu iyo projet niwe wayisobanuye ni nawe watumenye abakira ababosi bumva ko ari ikintu cyiza cyane niwe uzaba manager w'iyi company kandi iyi projet turabizi neza ko izagenda neza njyewe I was like oh my god byarandenze kumva ko ari igihe ugiye kuba manager na kubyumva byo byarangoye ati ese ibyo muri kuvuga nibi cyangwa nimo ndarota ati ni wowe uzaba manager w'iyi company njye byarandenze muri gihe birandenga kuko ndavuga ese koko ibi byaba ari impamo cyangwa ndi kurota bati twanaguteguriye umwanya wawe tuguhereza ibyangombwa byose bikwereka kandi byerekana ko wowe uri manager w'iyi projet w'iyi company nshyashya wo presence imbere y'abantu utanabizi ariko ugendera ku buryo nari nahaye umwana wanjye wabikoze neza cyane kandi turakwishimiye welcome to the family no kuri nanjye byarandenze kubona Jimmy mu buzima bwanjye bwari inzira yo kubona ibyishimo inzira y'ubuzima bushyashya mu buzima bwanjye kuko sinumvaga ko Jimmy ashobora kunkorera ibintu nk'ibi nubwo nyine twakoze amanyanga ariko murabona ko byatanze igisubizo ku buzima bwanjye nashimiye Jimmy shimira umuryango wanjye shimira ndetse n'umuryango wa Jimmy bambaye hafi muri icyo gihe cyose nanjye ubu ngubu ndi umusore meze neza ntacyo mbaye hari icyo nagezeho kandi hari icyo nagejeje ku muryango wanjye ese wowe iyo ufite inshuti yawe niki uyifasha wenda ngiye nafashijwe na Jimmy ese wowe ni waba uri Jimmy ariko hakaba hari abantu wirengagiza ese ni waba uri Jimmy ufite ubushobozi bwo kuba wahindura ubuzima bw'abantu nubikore Jimmy mu by'ukuri namubereye imfura kuko nyine ahantu hose twaragendanaga nubwo we yari umwana w'umubakire ariko hari ikintu namurushaga mu ishuri ibyo ngibyo bikaba bituma yarankundaga kandi akamba hafi nyine nk'umwana we wabo akanyitaho ese ni waba uri Jimmy ariko hakaba hari ubushobozi wanga guhereza abandi nanjye rero Jimmy yanyigishije isomo nubwo nabandi umukire gute cyangwa se niyo nagira heza ariko sinkwiye kwirengagiza wa mwana twakoranye wa wundi birukana wa wundi muri groupe bahora birukana ngo bati uri umukene nta kintu ushoboye ariko nyine Jimmy yambereye imfura murakoze cyane iyo nkuru yari ya Jimmy reka twizere ko Jimmy hari ikintu akwigishije yafashije inshuti ye igera ahantu heza nubwo nyine babikoze mu buryo bwari bumeze nk'amanyanga ariko murabona ko hari icyo byabyaye murakoze cyane mukomeze mukurikire ibiganiro bya Ntagara official aho muri hose ndabakunda mugire ibihe byiza